Halo muraho neza nongeye kubaramutsa Yesu nashimwe. Welcome kuri Women Guides Ministry ndetse no mu ijambo ry'Imana. Turi busange muri Samweli wa mbere turasoma umurongo wa 9 kugeza kuri 12, dusimbuke dusome n'umurongo wa 20. Riratubwiye ngo ijambo tuhasanze riravuga ngo nuko bamaze kurya no kunywa, Hana ahaguruka aho bari i Shilo, kandi Eli umutambyi yari yicaye ku ntebe ye ku gikomanizo cy'umuryango w'urusengero rw'Uwiteka. Ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane, ahiga umuhigo aravuga ati: Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka we iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka, Eli yitegereza umunwa we. 20. Igihe gisohoye, Hana asama inda, bukeye abyara umwana w'umuhungu, amwita Samweli ati: kuko namusabye Uwiteka. Bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi ba Women Guides Ministry, ngiri ijambo umwuka w'Imana yashatse ko tuganira uyu munsi. Ni ijambo ritubwira ku kuvuka kwa Samweli, umwana Hana yasabye igihe kirekire. Ijambo ry'Imana ritangira ritubwira ukuntu Hana Imana yari yarazibye inda ye, ntacyo atari yarakoze mu bishoboka byose kugira ngo nawe abashe kubyara, ndetse ngo mukeba we witwaga Peni nawe Imana yari yaramuhaye urubyaro rwinshi cyane. Ibyo bikabaza umutima wa Hana ko yari yarabuze byibuza n'umwana umwe. Rero aba bana ba Penina cyangwa se uku kubura urubyaro kwa Hana bishatse kuvuga iki? Byadusobanurira iki? Reka aba bana tubagereranye n'imigisha. Hari ukuntu ujya ureba mu nshuti zawe, ukareba bagenzi bawe, cyangwa se ukareba abo mwiganye, cyangwa se ukareba abo mwabyirukanye, ukabona hari imigisha minini Imana yagiye ibaha kandi imigisha myinshi iri ku buzima bwabo. Wowe ugasanga wakireba ukabona nta na kimwe, kandi mu by'ukuri ntako utagize. Warasenze, warizeye, wariringiye Imana, waraciye mu nzira zose zishoboka zo kumvira Imana kugira ngo urebe ko nawe hari ibyo yafungura ku buzima bwawe, ariko bigakomeza kwanga. Wowe rero byagenze gutya umeze nka Hana, ukaba ukikijwe n'abandi benshi bafite imigisha y'Imana, bajya mu nzu y'Imana gushima Imana kubw'ibyo yabakoreye. Wareba ukabona wowe si uko udafite icyo kuyishimira, ahubwo ni uko ibyo bari gushimira ari byo nawe wasabye, wabisabye Imana igihe kirekire, ariko n'ubu nturabasha kubyakira. Rero iri jambo ry'Imana rigambiriye kukubwira yuko habaho igihe cy'Imana, habaho umugambi w'Imana. Hana impamvu Imana itari yaramuhaye umwana kiriya gihe, nuko isaha yayo yari itaragera. Niho batubwiye ngo igihe gisohoye, hari igihe cy'Imana kijya gisohora, kandi hari impamvu ibyawe bishobora gutinda ntibize byihuse nk'uko iby'abo bantu wabonye byihuse. Nuko ibyawe biriho umugambi w'Imana kandi uremereye cyane. Uyu mwana Imana yari igiye guha Hana ntabwo yari umwana woroheje, ntabwo yari umwana usanzwe. Ni umwana wahindutse umutambyi, ni umwana wahindutse umukozi w'Imana, ni umwana wahindutse umuhanuzi. Rero niyo mpamvu nawe impamvu ibyawe bitinda, nuko umugisha wawe ufite uburemere, ufite imbaraga cyane, kandi rindira isaha y'Imana. Isaha y'Imana nimara kugera ku buzima bwawe, icyo wasabye Imana izakiguha. Uzabe mwiza rero, umere nka Hana, nawe uhigurire Imana umuhigo wayihigiye, uzibuke imihigo wahize. Nubona Imana imaze kugusubiza, isaha yayo igeze ku buzima bwawe ikagusubiza, uzibuke no guhigura imihigo. Iri jambo rero narindizaniye umuntu wese utaragera muri iki gihe, mubwira ngo igihe kiraje kandi isaha y'Imana igiye kugera ku buzima bwawe. Wicika intege, wirambirwa, wikicira inzira, komeza ugume mu mwanya mwiza, mu mwanya wo gusenga. Kabone n'ubwo wavuga buhoro nka Hana wongorera, Imana irabyumva. Imana ibaho umugisha rero bakunze ijambo ry'Imana, kandi Imana ibaho umugisha kubwo gutega amatwi iri jambo. Reka dusenge. Mana yacu turagushimiye, tugushimiye ineza n'urukundo rwawe, tugushimiye isaha yawe ko ari isaha nziza. Ni isaha Mwami Imana twe nk'abantu tutabasha kumenya kubara, ariko wowe wayishyizeho urayizi, kandi
hari impamvu uba warayishyizeho ku buzima bwa buri muntu. Niyo mpamvu nsengeye mwene data wese, Uwiteka urindire isaha yawe kugira ngo umukomeze mu gihe isaha yawe itaragera ku buzima bwe. Uwiteka Nyiringabo Imana ukomeze kumwongerera imbaraga zo kwihangana no kugutegereza, kandi ubwo isaha yawe izaba isohoye ku buzima bwe ukamuha kunezerwa, ukamuha kwakira umugisha, ukamuha kwakira Mana iki wavuganye nawe. Uwiteka Nyiringabo uzamuhe kugushima kandi uzamuhe gusohoza umuhigo yaguhigiye. Urakoze rero, bose mbashyize mu biganza byawe, nanjye ubwanjye mu izina rya Yesu, amen.